Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiranye aho muri hose mu mpande enye z'isi. Tubahaye ikaze rero mu makuru ya showbiz, aho tugiye kubagezaho intambara ikomeye iri hagati y'abahanzi babiri b'abanyarwanda bakunzwe cyane, ari umuhanzi umwe bita The Ben ndetse na Bruce Melody, aho baherutse kujya gukora indirimbo muri Tanzania, mu gihugu cy'abaturanyi giherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Akagati se byagenze bite? Aba bahanzi bamaze gukora indirimbo, bagiye gukora n'abahanzi bakomeye muri Tanzania, harimo wakoranye na The Ben ariwe Diamond, bakoranye indirimbo bita Why, hanyuma n'uwo bita Harmonize akora indirimbo n'umuhanzi wo mu Rwanda bita Bruce Melody. Ni byinshi rero ngiye kubagezaho kuri uyu munsi. Reka nkusabe ngo wowe utarakora subscribe yikore kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Iki rero cyateye iyi ntambara iri hagati y'aba bahanzi babiri bakunzwe mu Rwanda. Dore ko byatangiye. Ubundi muri rusanze icyateye iyi ntambara iri hagati y'aba bahanzi babiri bakunzwe cyane bo mu Rwanda, uwitwa Bruce Melody ndetse na The Ben, na Akagambane ndetse n'uburyarya bukomeye bwakozwe n'uwo bita Medbeat ndetse na Bruce Melody, aho bari bakuye The Ben mugati ku munwa mu maso ya Diamond, bitewe n'uko bashatse kumuca inyuma kugira ngo basinyere amasezerano na company cyangwa se sosiyete bita 1.5 AM Limited. Ubundi muri rusange abakurikirana hafi umuziki wo mu Rwanda bakomeje kumva guhangana gukomeye hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Muri iyi minsi ibi byo biteye inkeke kandi biranakabije muri rusange. Ibi kandi bigaragarira muri Tanzania, aho aba bahanzi baherutse kujya gukora indirimbo zabo. Amakuru rero ahari yizewe, ahamya ko kurebana nabi hagati y'aba bahanzi yongeye kubyuzwa n'igisa n'Akagambane, bivuga ko hakozwe kugira ngo Bruce Melody atangire gukorana na company cyangwa se sosiyete yitwa 1.5 AM Limited, aho gukorana na The Ben nubwo ibiganiro byabo byari bigeze kure. Nyuma y'ibyumweru bibiri rero ubu ngubu, aho Bruce Melody umaze iminsi muri Tanzania, aho ari gukorera imishinga itandukanye y'indirimbo muri iki gihugu kiri mu burasirazuba bw'u Rwanda ndetse n'ubwa Afurika, hari amakuru ahamya ko ari kuyifashwamo na company bita 1.5 AM Limited, irimo abari bifuje gushora imari muri The Ben bikarangira batumvikanye. Dore rero ibyatumye The Ben adakomezanya cyangwa se adasinyanya n'iyi company ya 1.155 AM Limited. Dore uko byapfuye rero. Kuva The Ben yatangira gutegura umushinga w'indirimbo ye na Diamond, benshi mu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga batangiye kumubonana n'umusore witwa Coach Gael usanzwe atuye muri Amerika. Muri rusange rero andi makuru yaje kugaragara nuko uwitwa Gael wari usanzwe ukorana bya hafi na DJ Inox ufite sosiyete ya Inox Entertainment, yari mu biganiro na The Ben ku buryo bagirana imikoranire ijyanye no kujya bamutegurira ibitaramo, cyane ko ari akazi iyi sosiyete ikunze gukora muri Amerika. Nyuma yo guhura na Diamond i New York, The Ben yahise yerekeza muri Tanzania, aho bagombaga gukomereza ibiganiro biganisha gukorana indirimbo. Gael wari mu nshuti za hafi za The Ben ndetse yanatangiye gutekereza uburyo yamushoramo imari, nawe yahise ategura urugendo muri Tanzania kuko yifuzaga uko iby'imiziki bikorwa, cyane ko atari ibintu yari afitemo ubunararibonye. Urugendo rwose The Ben yagenze kugeza akoranye n'indirimbo na Diamond Platinumz, uyu muhanzi ufite amazina y'amabuye akomeye cyane, yigo bita Diamond ndetse na Platinum, ni amabuye y'agaciro akomeye, kandi uyu Gael yari amuri hafi yitegereza buri kimwe uko kiri kugenda. Nyuma y'iminsi mike rero hamaze gufatwa amajwi y'indirimbo bita Why, akaba yaranasohotse. Uyu bita Gael yatangiye gushaka uko yaganira na The Ben ku bijyanye n'imikoranire. Amakuru ahari nuko avuga ko The Ben yamweretse gahunda ze zose n'imishinga yifuza gukora,
hanyuma Gayeri yayikubise amaso agasanga irahenze cyane ku buryo atarushyikaho, maze Gayeri afata icyemezo cyo kumureka ndetse agenda atanasezeye. Icyakora uwo bita Inox Entertainment, iyi ni company yari yaramaze gutegura igitaramo cya The Ben cyabereye i Texas wa mbere Mutarama 2022, ubwo hari kuri Bonane uyu mwaka. Ntabwo rero Gayeri yabashije kwemeza DJ Inox uko bareka imikoranire na The Ben, tuvuga ko byatumye batumvikana kuri iyo ngingo. Gayeri rero yagerageje kumvisha DJ Inox ko bakwiye kureka The Ben, undi ntiyabyumva, yigira inama yo gukoresha sosiyete yari asanganywe ya 155am Limited ahuriyemo na murumuna we witwa Kenny, bagashaka umuhanzi bakorana udasaba byinshi bihenze, no kuba ko The Ben yari yabasabye byinshi bihenze kubera ko nawe ahenze. Hanyuma rero byaje kugenda gute? Wakibaza uti se Bruce Melody yabije mate cyangwa se yagize muri saga gute kugira ngo aze ateze impagarara cyangwa se akaba ari n'imbarutso y'intambara cyangwa se aya makimbirane hagati y'umuhanzi Bruce Melody ndetse na The Ben.